radio mu byumve byavugiwe Mulamba ati kumurahurira ngo NRM eronzere Kabagenyi ni mwumva ngo NRM yatoye Kabageni mutamureba nka Kabagenyi mutamureba nka Kabageni murebe nguni akoitse bendera ya NRM mumurebe nk'umuntu ufashe ibendera ya NRM abo kuba ebikorwa nibikorwa NRM bikorwa n'umnakuba Museveni nyonyenka chairman ebyo ndakikubasa kubikora kuko ibiri gukorwa byose bikorwa na NRM kuko njewe nka Museveni nubwo ndi chairman k'umuntu umwe ntabwo nashobora kubikora nabwecyo ebaru kugamba ngo bakaibo bururu bwa primaries no kubwo mpamvu aba bari kuvuga ngo bibye ubururu bwa primaries ecyo kwiha hari NRM icyo ntabwo cyagukura ku shaka rya NRM abo kuba bayibire kuko niba baribye tubururiza turabaririza turacondoza rero twashanga bayibire none dusanze baribye nubu yakuba yagira mu parliament nubwo yaba yaragiye mu parliament nubu mukwata nazo mu cyome baramufata akaja mu gihome ikindi cyo ndi kumva muno n'ikigambo cy'amadini ni ikintu cy'amadini ubu n'ubutwa ubwo n'uburozi nagamba no muguruse mugenzi wanjye Dr Mateke navuganye na mugenzi wanjye umusaza Mateke nagamba na Bishop Mbitse mvugana na Bishop Mbitse nagamba na Bishop Karisti Rubaramira mvugana na Bishop Karisti Rubaramira ahasima nabagira mutekerezo obutwa futaho muri Gisoro kusimu ndababwira nti mutemera uburozi muri Gisoro obutwa poison obutwa nibwo burozi okay abo kuba nabaringi cyo muguruze Mateke ati no kubwe mpamvu naboje muzayi Mateke ngwe bibiye dini ni dini nenganda ubwoko nibyo byashenyire government za Uganda hagati ya 1966 and 1986 nibyo byasenye government ya Uganda hagati y'umwaka w'1966 n'umwaka w'1986 kikastwara imyaka 16 yo kurwana byatwaye imyaka 16 yose turi mu ntambara kureto businge kugira ngo tuzane amahoro